Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Nshuti bakunze b'ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda, twishimiye kuba twongeye kuba turi kumwe namwe mu kiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Uyu munsi turabaganirira kwizihizwa ry'Umunsi Nyafurika wahariwe iterambere ry'inganda. Wizihirijwe mu Gakiriro ka Gisozi ni mu karere ka Gasabo kuwa gatanu tariki 22 Ugushyingo 2013. Turi mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, mukaba muri kumwe na Vincent Mpakaniye ukibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri televiziyo y'u Rwanda muzajya mugikurikira buri cyumweru kuva saa 12 kugera saa 12:15 za nimugoroba. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi ayo ufite yose watangiye. Murararitswe rero, iki kiganiro ntikibacike. Nkuko byemejwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndetse n'inama rusange y'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1989, buri mwaka ku itariki 20 Ugushyingo hizihizwa Umunsi Nyafurika w'Inganda. Muri uyu mwaka wa 2013 mu Rwanda wizihirijwe mu Gakiriro ka Gisozi mu karere ka Gasabo kuri uyu wa gatanu tariki 22 Ugushyingo 2013. Aha tubibutse ko abakorera aho ku Gisozi ari abimuwe mu gakinjiro ka Kigali Nyarugenge gasanzwe kazwi mu bukorikori bunyuranye, ariko kubera ko hari hamaze kuba hato bigaragara ko byaba byiza bashakiwe ahandi. Nibwo rero bimuriwe ku Gisozi, benshi bakomeza kuhita mu gakinjiro, ariko ngo ni agakinjiro ka Gisozi. Uko ibihakorerwa rero byagiye byaguka ari nako biteza imbere bene byo, izina ry'agakinjiro rigenda riha umwanya agakiriro, kuko abahakorera bishyize hamwe bakaba rwose ubona bakataje mu iterambere. Umwe muri bo arasobanura. Twatangiye buri wese yikorera ku giti cye, wareba ugasanga ibyo dukora biri mu kajagari, nta cyerekezo dufite, ariko nyuma y'igihe tumaze kwimurwa tuvuye ahahoze ari mu karere ka Nyarugenge, hahoze tuba mu gakinjiro, tugeze hano twakoze icyo nakwita ko ari ukwicarana tukareba ikintu dushobora gukora cyatugira akamaro twese, kandi tukagikora mu buryo bujyanye n'icyerekezo igihugu cyacu kijyamo cyangwa se cyari icyerekezo gihari. Uyu munsi wa none twadushimishijwe nuko ibyari inzozi muri icyo gihe uyu munsi byabaye impamo. Ngira nk'uko mubibona, kubaka ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kubaka ni ikintu gikomeye, ni ibintu bihera hasi cyane, ariko uyu munsi wa none turi muri finissage. Bivuga ngo amazu yacu ararangira mu kwezi kwa kabiri dutangire kuyakoreramo. Iyo ni inyungu rero yo kwishyira hamwe, ni inyungu y'ibitekerezo, ni inyungu yo guhuza imbaraga. Mu by'ukuri umuntu akaba atashidikanya kuvuga yuko kwishyira hamwe bifite akamaro, cyane cyane iyo bikozwe neza. Uyu mushinga wacu tuwutegura wari ufite agaciro ka miliyari 3.5 y'amafaranga y'u Rwanda. N'uyu munsi ngira ngo turacyakora, ariko niko gaciro fatizo, ngira ngo nta bizahindagurikamo, kuko umushinga tujya kwiga twawize neza ku buryo nta mpinduka zizazamo. Aha mu Gakiriro ka Gisozi rero niho hizihirijwe Umunsi Nyafurika w'iterambere ry'inganda nk'uko twatangiye tubibabwira. Iyizihiza ry'uwo munsi ryari ryitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, barimo ba rwiyemezamirimo bakora imyuga inyuranye, baba bakorera aho mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se hirya no hino mu gihugu, abakozi ba Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku by'inganda UNIDO. Umushyitsi mukuru yari Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana François Kanimba. Madame Kuradusenge Annonce, umuyobozi ushinzwe guteza imbere ba rwiyemezamirimo muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, niwe wayoboye gahunda y'uwo munsi.
yatangiye avuga ku nsanganyamatsiko y'iyizihizwa ry'uwo munsi muri uyu mwaka wa 2013. Ijambo ryahawe umuyobozi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ushinzwe ubucuruzi n'inganda Bwana Opira Robert. Leta yacu y'u Rwanda ishyira imbaraga nyinshi mu guteza imbere kwihangira imirimo no guteza imbere inganda ntoya n'iziciriritse by'umwihariko kugira ngo habeho iterambere cyangwa se transformation igaragara. Mu byo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ishyize imbere cyane nka porogaramu, hari porogaramu y'ahamurimo. Iyi porogaramu igamije mu by'ukuri gukangurira abanyarwanda bose b'ingeri zose kugira ngo bihangire imirimo, be gushakisha imirimo ahubwo bihangire imirimo. Kubw'iyo mpamvu rero tukumva ko ari byiza gutera inkunga inganda, ari byiza gutera inkunga ubushakashatsi kugira ngo mu by'ukuri Afurika mu iterambere ryayo ahanini rigenda riganisha mu kwishyira hamwe, ari byo dukunda kwita regional integration, tuzashobore kubakira umusingi ukomeye ari uw'inganda. Turateganya yuko turi buhaganirire byinshi, ari ku rwego rw'abikorera, ari ku rwego rwa leta, tukungurana ibitekerezo mu by'ukuri uko twafatanya kugira ngo izo nganda zacu zitere imbere, kuko nizitera imbere n'ibindi bihugu bigateza imbere inganda zabo, twumva ko twese hamwe Afurika tuzaba twiteje imbere. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere ry'inganda ryari rihagarariwe na Bwana Rutagengwa Charles, nawe yahawe ijambo maze agira icyo avuga ku izihizwa ry'uwo munsi. Dushimishijwe yuko uyu munsi duteraniye hano muri iki gikorwa cyo kwizihiza umunsi w'iterambere ry'inganda ku isi, cyahawe mu nshingano UNIDO cyangwa umuryango mpuzamahanga wo guteza imbere inganda, kikaba cyarahawe ko UNIDO ari ikurira iki gikorwa ku isi hose, ihagarariye Loni, cyane cyane ko UNIDO ariyo ishinzwe guteza imbere inganda. Ubushobozi muri Afurika bwo kwihangira akazi ntabwo ari ikintu gihagaze neza uko navuga, ariko nubwo ibihugu bya Afurika bigerageza kwiyubaka umunsi ku wundi, hakaba hagiye rero harimo imbogamizi zitandukanye, ari izijyanye n'ubumenyi, ari izijyanye n'ubushobozi, bikaba ari byo bigenda bituma inganda muri Afurika zitihangira kurusha. Umuntu ashobora kuba afite impano akayigira, ariko iyo mpano kugira ngo yidevelopinge ugasanga hari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu rero tugomba gushyiraho ingamba zo kubaka bwa bushobozi, ariko na wa muntu ufite impano nawe tukagenda dushobora kwiteza imbere kugira ngo gahunda zikomeze zo kwihangira imirimo. Mu izihizwa ry'uwo munsi kandi Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yatangarije abari aho uko guhanga imirimo bihagaze mu gihugu. Kongera imirimo ku Banyarwanda, aho buri mwaka kugira ngo muri 20 tuzashobore guhanga imirimo igeze kuri miliyoni 3, intego nuko buri mwaka habaho guhanga imirimo mishya yunganira iy'ubuhinzi n'ubworozi. Hakwiye guhangwa imirimo igeze ku 200. Urumva rero ko ni intego iri hejuru, bisaba ko buri rwego, buri muntu wese agomba kuzirikana agatekereza, ese wowe umuganda wawe wabuhe kugira ngo ufashe igihugu kigere kuri iriya ntego.
twasanze rero 96 n'ibice 5% by'abikorera bigizwe n'ibigo bitoya n'ibiciriritse. Ariko aha ndagira ngo nibande cyane ku mirimo nkuko n'intego y'uyu mwaka ivuga duhanga imirimo myinshi. Icyo gihe twasanze ibyo bigo bitoya n'ibiciriritse bya bigo bito cyane bifite ikigero cya 92%, ariko akaba ari nacyo tubonamo abantu bese imirimo myinshi 51%. Nk'uko twabivuze rero, muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda hari gahunda ya hanga umurimo yatekerejweho kugira ngo turebe ese mu Rwanda dufite urubyiruko bararenga 62% barimo barangiza primaire, barimo barangiza segonderi, za kaminuza, ariko ugasanga ntabwo bashoboye kuba babona imirimo, babona akazi. Ahubwo muri wa muco wo gushishikariza abanyarwanda kwihangira imirimo, hatekerezwa uko hajyaho gahunda yabafasha. Iyo gahunda rero ikaba igamije guha ubushobozi, ubumenyi mu gutegura imishinga ndetse no guhabwa ubufasha mu gukurikirana iyo mishinga. Hakurikiyeho ubuhamya bw'aba rwiyemezamirimo batandukanye batangaza intera bamaze kugeraho kuva batangiye kwihangira imirimo. Habanje uhagarariye Adarwa, ikaba ari ishyirahamwe rikorera mu Gakiriro ka Gisozi ahabereye ibirori. Inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu n'ubuyobozi bw'umujyi bwatekereje ko dukwiriye kwimuka. Ariya mubona hirya hafi y'urwibutso rwa Jenoside, hari abaturage nitwe twabimuye turabaexproprier. Twari tumaze kugera ku rwego rugenda rutera imbere. Twageze aha ngaha turi hafi $150, bari $150. Ubu tugeze ku banyamuryango $150. Hano dufite ababaji bageze kuri 400. Dufite abandi bafasha mu yindi mirimo bageze ku 3,000 muri Adarwa honyine. Abo bose bafite akazi. Ntekereza yuko iyo tudahanga iyo mirimo kurya biba bibagora. Twumva rero bidushimisha. Twimukira aha ngaha, umuhanda wageraga ku Gisozi kare agahanda kambuka hirya hariya kakanyura aha ngaha, wafunga umuhanda gatoya ntabwo byashoboka. Umuhanda wakozwe na Dawa. Hari inzira y'amaguru, mbona ko twateje imbere, twiteje imbere, duteza imbere igihugu. Hari inzira y'amaguru, abantu bambuka ku duti tubiri twambuka amazi ducometse mu mapine. Tubye amazi, dushaka abainjiniya, turabahemba, dukora iteme, umuhanda wa nyabagendwa. Ngarutse ku by'abanyamuryango bacu, ndabyibuka tubitangira twari abantu baciye bugufi. Ubona bamwe bafite inkweto zidoze harya ziteye ibiraka. Ubu mbona bambaye inkweto nziza, bamwe baguze amamodoka, abandi bubatse amazu. Ibyo rero turabyishimiye. Ikindi mu gutera imbere, murabona turimo kuzuza inzu hano igeze kuri $2,000,000. Duteganya ko mu kwezi kwa mbere mu kwa kabiri karenze abantu bazabatangiye kwikoreramo. Ubwo rero mbona ko twahanze umurimo nanone, kuko nta gushidikanya abantu badusaba kwikoreramo bamaze kuba benshi barayihuta. Uvuga ngo mu minsi iza tuba dufite abandi bantu biyongereye aha ngaha, kandi mu byo bishimira n'aya makoperative duturanye nayo niko yabigenje. Mu minsi mikeya turaba tumaze kuzana abandi bantu benshi kuri imirimo turi guhanga hano gukorera ku Gisozi. Ubuhamya bwacu ni ubwigaragaza, twateye imbere, turi gutera imbere kandi tuzatera imbere. Murakoze cyane. Undi watanze ubuhamya ni Bwana Nteziryayo Jean Chrysostome, uhagarariye kampani yitwa ACR ikorera mu karere ka Rulindo, ikaba ikora amamashini atandukanye yifashishwa mu gukora imirimo imwe n'imwe. Abamura imashini zidahenze zujuje
ubuziranenge uburyo umunyarwanda wese yishyikira kugira ngo atumize imashini mu Budage ejo najya kubona piyesi ayigure usanga akazi karahagaze. Ubu viziyo mfite niyo kugerageza gukemura ibyo bibazo uragiye bihuriramo nk'umukanishi. Ubu dukora imashini zitandukanye, izo dukora harimo izitunganya ibiribwa, harimo izikora ji, izikora imigati, imashini za kawunga n'izimure zisanzwe. Dukora n'izibaza z'amoko yose, raboteze, sisirikireri, siyariba, turabua, tupi, morutezeze, na mashini tukaba twayikora ikaba iri kombine ifite ikorera imirimo yose. Ibyo byose tukaba twarabigejejeho ku bufatanye na Minicom muri gahunda y'ahantu umurimo, kandi zirakunzwe, ziri ku isoko kandi zikora neza ku buryo ziri ku gipimo cy'imashini z'iburayi. Dufite rero niyo gukora izo mashini tukazibagezaho, tukigisha n'urubyiruko kuzikora kugira ngo zitazabura abakanishi n'inzobere zo kuzikoresha. Ibyo byose rero niyo mpamvu umushinga wanjye nabihuje ahitamo kuwita ngo duhange imashini tubitoza n'urubyiruko. Undi nawe ni Mahoro Fidel, we ndetse ukiri no mu rwego rw'urubyiruko, we yakataje mu ikoranabuhanga aho mudasobwa imwe ishobora gukoreshwa n'abantu benshi kugeza ndetse no kwijana. Nawe umushinga we yawushyize mu bikorwa binyuze muri gahunda ya hanga umurimo. Make kintu dukora abazi computer hari computer ibice by'ingenzi nka bibiri urebye, hari icyo bita unité centrale cyangwa se CPU. Iki gice abantu bashobora kubyinuriraho ari benshi bakagikoreraho uhereye ku bantu bane kuzamuka hari n'aho tugeza ku ijana. Muri mwaka ariko turebye twakomeje gushyiramo imbaraga turakora cyane dusobanurira n'abantu benshi ku buryo muri uyu mwaka ugeze tumaze gukorana n'amashuri arenga 35 twashyiriweho ikoranabuhanga n'ibyo bakoresha mu kwigisha abana. Dukorana n'amakampani ari prive n'abantu bikorera n'icumi. Noneho tubaze muri uyu mwaka tubona tubishyura umusoro uri hafi ya miliyoni 2. Urumva ko ayo twakoreye mu mwaka washize twashyishyuye 400 bitagezeho neza, ariko tubishyura miliyoni 2 z'umusoro kuvuga ngo ibyo twagurishije cyangwa se ko twategereje umushinga wagiye uzamuka. Ndavuga ngo dufitanye amasezerano n'abitwa Dell. Abazi bya Dell ni kampani nini cyane, bemera kujya baduha produit zabo tukazikoresha tukabona ko bitugeraho bidahenze cyane. Tugirana amasezerano n'izindi nganda ebyiri zo mu Bushinwa nazo zibikora. Ubu ngubu tubona produit zabo igihe cyose tuzikeneye kandi ku mafaranga atari menshi, bigatuma ryakoranabuhanga rigera ku bantu ritabahenze. Ijambo nyamukuru ry'uwo munsi ryari rya Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana François Kanimba. Impamvu uyu munsi wagiyemo ari nayo mpamvu mu Rwanda twizihiza ni ukubera uruhare iterambere ry'inganda rifite mu ngamba zo kurwanya ubukene ku isi, ariko by'umwihariko muri Afurika cyangwa se ku Rwanda. Usubije amaso inyuma ukareba ibihugu byateye imbere, nta na kimwe mu gihugu ushobora gusanga cyarateye imbere bidashingiye ku buryo bufatika ku iterambere ry'inganda zinyuranye. Inganda rero mu magambo ahinnye ni nka moteri ihamye yo guteza imbere ubukungu bw'igihugu ku buryo bwihuse. Mu bindi bihugu byateye usanga uruhare rw'inganda mu mutungo w'igihugu wose ruri hejuru cyane, ahenshi ndetse hari aho rurenga 50%. Ibindi bikagenda bituruka mu zindi nzego z'ubukungu zijyanye na za serivisi cyangwa se n'ubuhinzi. Mu Rwanda rero iyo urebye urwego rw'inganda mu by'ukuri ntabwo ruratera imbere. Ubu ngubu tubarira 16% y'umusaruro w'igihugu cyose. Icyo gipimo ni gito. Sitwe twenyine tugeze gutyo, hari ibindi bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere ndetse hari n'ibiri munsi yacu. Ariko impamvu iki gipimo ari byiza kukigaragaza kuri uyu munsi ni ukugira ngo abanyarwanda tubwire abatwumva bumve umwitangirizwa mu by'ukuri dufite
niba dutekereza yuko twagombye natwe kuzamura inganda zikaba zagira uruhare rugana na 50% by'umusaruro w'igihugu, urugendo tugomba gukora ku rwego wumva yuko ari rurerure cyane. Ariko kugira ngo mwumvise umuyobozi wa Adarwa mu kanya abaha imibare y'abanyarwanda bafite akazi mu nganda zitunganya ibikomoka ku mbaho ziri ahangaha muri aka gaciro ka Gisozi twaje kwizihirizamo uyu muhango kuri uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ahangaha mubona hafashe nk'uruganda ntabwo dukoresha abantu bari munsi y'ibihumbi 10. Ikintu kitugaragarira kuri iki gihe ari nacyo gishimishije, twahurije gahunda ya umurimo n'uyu munsi wo kwizihiza iterambere ry'inganda muri Afurika. Iyi mishinga tukora muri gahunda ya umurimo 59% ni imishinga y'inganda n'iziciriritse. Bivuze ngo iyi porogaramu ya umurimo turi kubona iri kugira uruhare rukomeye cyane mu by'ukuri gutuma ibishoboka kuba twateza imbere inganda n'iziciriritse biri kugaragara hejuru. Ibyo birangiye, Minisitiri Kanimba n'abandi bayobozi bari kumwe batambagijwe aho mu gaciro ka Gisozi basura ibikorwa binyuranye, cyane cyane inyubako zo ku rwego rwo hejuru zigaragarira unyuze Gisozi wese. Hari association Adarwa, hakaba iya Aparwa ndetse na Copcom. Ayo akaba ari amashyirahamwe atatu yahaye akazi abantu bagera ku bihumbi 10 bayakoreramo imirimo itandukanye yiganjemo iy'ubukorikori. Minisitiri Kanimba arongera gusobanura impamvu y'izihizwa ry'uyu munsi aho mu gakiriro ka Gisozi. Mu Rwanda kuri uyu munsi twizihije umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza iterambere ry'inganda mu rwego rwa Afurika. Insanganyamatsiko yatoranijwe muri uyu mwaka ni guhanga imirimo, ariko cyane cyane dushaka uburyo twubaka ubushobozi bwa rwiyemezamirimo. Niyo mpamvu mu by'ukuri twanahisemo by'umwihariko kuza kwizihiza uyu munsi hano ku Gisozi, kubera yuko iyo usanze ibikorwa bimaze gukorerwa aha ku Gisozi mu rwego rwo guhanga umurimo, kubaka ba rwiyemezamirimo, dutekereza yuko mu Rwanda ari nka modo, cyane cyane muri ibi bintu bijyanye no guteza imbere inganda ntoya n'iziciriritse no gukangurira abanyarwanda guhuriza hamwe ingufu kugira ngo bakore ibikorwa by'ishoramari bifatika. Ngira ngo iyo urebye aha hantu duhagaze ukahibuka mu myaka 10 ishize hari ibigunda, hari amashyamba, hari ibishanga, ariko ubu ngubu iyo urebye amazu ari kuhazamuka, ntekereza yuko mu myaka 5 iri imbere iyi centre ya Gisozi izaba iri muri 3 za mbere mu mujyi wa Kigali zifite agaciro. Aha rero twumva kuza kuhakorera izihizwa ry'umunsi nk'uyu nguyu nabyo bifite icyo bivuze mu rwego rwo kwifatanya no gushimira ba rwiyemezamirimo bahabaye bakahatunganya bakahahangira imirimo myinshi cyane. Nk'uko babitubwiye, hari amashyirahamwe atatu bakorera ahangaha, hari Adarwa, hari Aparwa, hari na Copcom. Bonyine urebye akazi abantu bakorera ahangaha umunsi ku wundi ntabwo ari munsi y'ibihumbi 10. Urumva rero mu rwego rwa gahunda zo gushakisha imirimo dufatanya na ba rwiyemezamirimo cyane bato n'abaciriritse, ahangaha tubona ari icyitegererezo. Minisitiri Kanimba kandi yakomeje asobanura ko gahunda yo guteza imbere inganda nto n'iziciriritse itari mu mujyi wa Kigali gusa, ko no hirya no hino mu gihugu hari gahunda ihamye yo guteza imbere inganda zigakomeza gutanga imirimo. Izi nganda z'icyitegererezo twababwiye ntabwo ziri hano mu mujyi wa Kigali. Ahangaha ku Gisozi turahateganya kuzahakora rumwe rujyanye no gutunganya igiti n'urubaho, ariko izindi nk'ubu nkubwiye nko uruganda rw'icyitegererezo rujyanye no gutunganya ibituruka ku mpu twarushyize i Gatsibo, mu karere ka Gatsibo. Hari urwo dushaka gushyiraho rujyanye no gutunganya ibituruka ku mata, dutekereza kuzashyira Gicumbi cyangwa se muri turiya turere twegereye Gishwati. Hari urwo gutunganya umusaruro uturuka ku birayi,
narwo dutekereza mu karere ka Nyabihu cyangwa se ka Nyamagabe, kuko muri Nyabihu hari uruganda runini cyane rutunganya ibirayi ruri kuhategurwa. Hari n'izindi zose tugenda dutekereza dukurikije aho umutungo kamere urwo ruganda ruzaheraho kugira ngo rushobore gukora uburi. Ni porogaramu rero mu by'ukuri ireba igihugu cyose, ntabwo ari porogaramu gusa iri mu mijyi nk'uko abantu bashobora kubitekereza. Uhagarariye Copcom, rimwe mu mashyirahamwe akorera aho ngaho mu Gakiriro ka Gisozi, arakomeza agira inama ba rwiyemezamirimo ko kwishyira hamwe byongera imbaraga mu mikorere. Inama nagira ba rwiyemezamirimo bikorera ku giti cyabo, ugasanga umwe arakora utuntu twe undi utuntu twe, nuko mwene iyo mikorere mu by'ukuri nta hantu ushobora kuyagiza umuntu ku giti cye. Dufatiye ku rugero rw'uyu mushinga wacu, no kuvuga yuko ubushobozi bwanjye n'ubushobozi bw'undi iyo tubutatanya ntabwo twari kuba twagera aho tugera. Ariko tumaze gushyira hamwe imbaraga zaba z'ibitekerezo n'iz'ubushobozi buke buke buri wese yari afite, nibyo byatubashije kugera ku mushinga nk'uyu nguyu. Bivuga ko rero iyo abantu bicaye hamwe bagashyira hamwe bakizerana, kuko nacyo ni ngombwa cyane, byanze bikunze bashobora kugera ku bintu batatekerezaga yuko bashobora kuba bageraho. Icyangombwa ni ugushirika ubwoba no gufata ibyemezo, kandi ukumva yuko ibyo ugiye gukora bigomba byanze bikunze kurisisa. Inshuti mwadukurikiye mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, ngibi ibyo twabateguriye kwizihizwa ry'umunsi Nyafurika w'iterambere ry'inganda. Izihizwa ryabereye mu Gakiriro ka Gisozi, ni mu karere ka Gasabo, kuwa gatanu tariki ya 22 Ugushyingo 2013. Tukaba tubashimira rero ko mwabanye natwe mu minota y'iki kiganiro. Umugoroba mwiza. Twari mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, mukaba mwari kumwe na Vincent Mpakaniye wakibagezagaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri, nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko